Bavandimwe, nizere yuko mumeze neza, nizere yuko aho uri hose umerewe neza. Mfashe uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo cyangwa se kuri ino topike yo kugira ubwoba no guhangayika mu buzima. Ni kenshi uzagenda mu buzima uhura n'abantu bagira ubwoba bw'ubuzima, cyangwa se nawe ubwawe bikakubaho, ukaba ushobora kugira ubwoba muri ubu buzima, ukumva ufite ubwoba no guhangayika muri ubu buzima bitewe wenda n'ikintu cyakubayeho, cyangwa se nta n'ikintu cyakubayeho. Turaza kubireba. Reka tubanze twibaze ngo ibi bintu bigenda biti, ni gute bimeze? Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima kamere muntu, cyangwa se umuntu uwo ari we wese kuri ino si, ubwoba no guhangayika ni ibintu biri karemano. Ariko akenshi umuntu agira ubwoba iyo hari ibintu bibi byamubayeho, cyangwa se hari ibintu bikomeye byamubayeho, ari kwibaza ati bizagenda bite noneho mbaye wandi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahangaha rero ikintu ndashaka ko tuganira ku bwoba, se bigenda gute, noneho tugahita tureba n'icyo gukora kugira ngo utazaba umuntu uyobowe n'ubwoba muri ubu buzima. Ibyo bintu ntabwo ubundi ku muntu wabashije kugira ubwenge yiyungura, nk'uko tuba tugenda dusoma muri ibi bitabo bya kera. Ni ukuvuga ngo ubwoba ikintu gishobora kubutera bimwe ni igihe wenda wageze muri situwasiyo ikomeye, cyangwa se mu kibazo runaka. Ariko hari n'abantu njye nagerageje kubona ashobora kugira ubwoba no guhangayika nta n'ikintu cyabaye, nta kintu ubona cyabaye. Ariko ikintu dukora ahangaha, abantu benshi tugerageza kubihisha. Ushobora gusanga wenda wari ufite nk'ubwoba, uri gutekereza se mana yanjye bizagenda gute ibi n'ibi, uri kumva uhangayitse. Ariko wagera mu bantu, cyangwa se hagira umuntu wituza kukureba, ugahita useka, ugahita umwereka yuko nta kibazo ufite na kimwe, ariko mu mutima wawe uba ubizi yuko ufite ubwoba bw'ubuzima. Rero ahangaha ikintu cyo gukora cy'ingenzi gihari ahangaha. Mu gihe cyose uzagera muri situwasiyo ukumva ufite ubwoba no uhangayikiye ikintu runaka, ntituzi ngo kizaba ari igiki. Birashoboka, ni ibintu bijya bibaho, kuko ni ibintu biri karemano. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ukivuka ubundi ihame ry'ubuzima tugomba kwemera, cyangwa se ryanditse n'irihe: umuntu wese wavutse ateganyirijwe umubabaro, cyangwa se ateganyirijwe kubabara. Azasafaringa uko waba umeze kose, waba uri umukire, waba uri umukene, waba aka kanya uri mutoya cyangwa se ushaje, uko waba umeze kose uzasafaringa umubabaro uragutegereje imbere, kuko ubuzima bugizwe n'ibintu bibiri: ni ibyishimo n'umubabaro. Ni nayo mpamvu ahangaha hari abantu bagerageza gukora amakosa akomeye cyane muri ubu buzima, bikaba bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Iyo bageze muri bya bihe bikomeye by'umubabaro, cyangwa se bikomeye muri ya situwasiyo ikomeye, bagerageza guhangana n'uwo mubabaro, ugasanga arimo kuwurwanya. Niba bwa bwoba bwaje no gushidikanya, ikintu cya mbere cyo gukora ahangaha ni igiki: ntabwo ugomba kurwanya bya bitekerezo by'ubwoba cyangwa se byo gushidikanya, ahubwo ikintu cya mbere ugomba kuzakora ni ukwemera, cyangwa se ni ukwakira ubwo bwoba ufite, ukabwemera, ukavuga ati okay, ndikumva ndi gushidikanya muri ubu buzima, ndikumva mfite ubwoba, ndi kwibaza ejo bizagenda bite, ese ibi bintu nibyanga ubu ngubu sinsebye, ese nibigenda gutya ubu ngubu singiye kubaho nabi. Ibintu nk'ibyo wenda ni ibintu byinshi bishobora gutera ubwoba mu buzima, cyangwa se ibyo ari byo byose. Uzabanze wemere ubwo bwoba no kugushidikanya. Ikintu bizagufasha ahangaha, ikintu cy'ingenzi biri bugufashe ni iki: ahangaha iyo utarwanyije amarangamutima yawe, murakorana nyine biba ari sawa. Ariko iyo urwanyije bwa bwoba, ugerageza guhangana nabwo, cyangwa se kwa guhangayika, ahubwo ubwa bwoba na kwa guhangayika birusha, uba uri kubiha imbaraga. Muri make ni nk'aho uba urimo kwirwanya. Ahangaha twarabibonye yuko hari igihe twebwe ubwacu twirwanya. Ahangaha rero ikintu cya mbere uzakora ni ukwemera bya bitekerezo ufite, ukabyakira. Ikindi kintu uzakora cy'ingenzi ahangaha, icara ahantu utekereze, ese ubu bwoba mfite, ibi bitekerezo mfite, ni iby'iki, biri guterwa n'iki?
ahangaha ikintu biri bugufashe niwicara hariya ugatekereza, ni nk'uko wenda ufata igitekerezo nyine, ibyo bitekerezo bifite ubifata ubishyira imbere yawe ubitekerezeho, ubitekerezeho. Ahangaha ikintu biri bugufashe, wowe ubwawe uraba urimo kwitandukanya na bya bitekerezo, kuko mu kuri guhari wowe ntabwo uri umunyabwoba, cyangwa se tuvuge wenda ni umujinya ufite w'ibintu byakubayeho abantu gukoreye. Wowe ntabwo uri umunyamujinya, ahubwo ibyo ni ibitekerezo biri kuza muri ako kanya. Kandi mu bintu twabonye n'iki, ni uko ibitekerezo tugira cyangwa se wa mujinya na bwa bwoba bya bintu byose bishobora kuza muri mayindi yacu, ntabwo ari iby'igihe cyose, ntabwo ari iby'igihe kirekire, ahubwo ni ibintu by'igihe gitoya biza bikagenda, biza bigahita bigenda. Reka nguhereze urugero kugira ngo ubyumve neza. Wowe igereranye nk'ikirere, reba nk'ikirere, reka nkoresha ibintu bibiri, ikirere n'ibicu. Ibicu murabizi, bino bicu cyangwa se ibihu, bitewe n'uko mubyita. Wowe igereranye n'ikirere hariya kiba kiri hariya mu kirere, kuriya tukibona ari ubururu. Noneho ibicu ubigereranye na bya bitekerezo, ni ukuvuga ngo ibicu muri kamere yabyo cyangwa se uko biremye, biraza bikagenda, ntabwo bijya biguma ahantu hamwe. Ni nayo mpamvu ushobora kureba mu kirere ukabona umunsi ikirere cyabaye umukara, ariko ejo ukabona kimeze neza, kuko bya bicu iyo byaje ikirere kiba kigaragara nkaho cyabaye umukara, ariko iyo byamaze, iyo ugarutse ejo biba byagiye. Wowe ubwawe rero jya wigereranya nk'ikirere. Ikirere ntigihinduka, gihora ari cya kindi. Noneho bya bitekerezo by'ubwoba, guhangayika bitewe n'ibibazo ugezemo, kwibaza ngo nzakora iki, ubigereranye na bya bicu. Noneho niwicara hariya rero ugatekereza kuri ibi bintu, urumva ukuri gutekereza kuri bya bitekerezo, kuri cya gitekerezo ufite cy'ubwoba muri wowe, bizagufasha kwitandukanya na bwa bwoba, cyangwa se kwitandukanya na bya bitekerezo ufite biri kugutera guhangayika. Ubwo ngubwo iyo ni intambwe ya mbere ikomeye. Noneho uzahita wibaza uti, uzahita umenya kamere y'ibyo bitekerezo, cyangwa se y'uwo mujinya ufite, y'iyo stress ufite, umenye yuko ibyo ari ibintu bidahuye nawe. Wowe uri umuntu w'agaciro, uri umuntu utajya uhinduka, wigereranya nk'ikirere. Noneho bya bitekerezo ufite umenye yuko bizarangira. Ahangaha hari abantu benshi bajya bakora amakosa akomeye mu buzima, ugasanga ari kwihuza n'ibitekerezo. Wowe uri kwiyitiranya n'ibitekerezo byawe, wenda ndi umunyabwoba, ndi umunyamujinya, ndi umunyamuhangayiko, mpangayitse, mfite kwibaza iby'ejo. Noneho ubwo ngubwo ugasanga ba bantu bakora nk'ayo makosa ari kugerageza kurwanya ya marangamutima yiwe afite. Ugasanga hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati, reka njye gushyiramo agacupa kugira ngo bino bintu mbyibagirwe, ariko buriya ntabwo byibagirwa, n'ubundi n'ejo iyo kagushizemo uhita usanga bya bintu bigihari, kuko uba wagerageje, uba wabyitiranyije, ukiyitiranya ko bya bitekerezo ufite na bya stress ari wowe ubwawe, kandi muratandukanye. Ariko ahangaha uzahita utuma utandukana na bya bitekerezo, umenye yuko ari ibitekerezo, kandi cyangwa se ubwo bwoba ufite n'uko guhangayika bitazarangira, ahubwo ari ibintu biza bikagenda, kuko wamaze no kubyakira. Noneho ahangaha ikindi kintu bizagufasha niwicara ugatekereza rero, ikintu bizagufasha kindi cy'ingenzi, bizatuma uhita ugaruka muri iki gihe turimo, mu ndagihe cyangwa se muri prezo. Noneho urumva kwa kundi akenshi n'ikintu kijya gitera ibi bintu bya stress, ugasanga nk'abantu bari kwiyahuza amayoga, abandi bashobora kwiyahura, abandi bashobora kurwara ya stress na kwa guhangayika na bwa bwoba bishobora kubatera izindi ndwara zirimo imitima, cyangwa se n'umuvuduko w'amaraso. Baba bari kujya mu nzagihe, kandi ibyo bintu twarabibonye yuko twebwe turi mu ndagihe. Ibizaza ntabwo tubizi, nta kontrole tubifiteho, n'ibyahise nta kintu twabikoraho, ahubwo twe turi mu ndagihe. Niwicara rero ugatekereza, wamaze kwitandukanya n'ibyo bitekerezo, ikindi kintu bizagufasha ni iki? Wowe uzaba wagarutse mu ndagihe, umenye yuko uri mu ndagihe. Akenshi uzasanga bwa bwoba na kwa guhangayika ikintu kibitera, uri kwibaza, ese mana yanjye ejo bizagenda biti? Ese ubu ngubu ejo singiye guta ibaba? Ese ubu ngubu ejo singiye guseba? Ese ubu ngubu ejo nzabaho gute ko ndi kubona ku kazi banyirukanye? Ni urugero, ni ingero ndi gutanga, kuko ni ibintu byinshi mu buzima bihari. Noneho rero numara kugaruka mu ndagihe, icyo gihe uzahita umenya yuko
ikintu ugomba gukora ari ukwakira iyo situwasiyo urimo, warangiza iyo situwasiyo ntikufate ngo ikuyobore, ahubwo wowe ugatandukana nayo kuko ntaho uhuriye nayo. Ni ibitekerezo by'ubwoba n'umujinya ufite cyangwa se no guhangayika, ariko bizarangira. Ibyo bintu nubikora ukagaruka hano mu ndagihe muri preza, ibyo bintu bizagufasha kuko uzahita wakira situwasiyo urimo. Uri kumva? Niyo topic nashakaga ko tuvugaho. Tuvuge ngo mu buzima bwawe ntuzigere uyoborwa n'ubwoba, ntuzigere uyoborwa no guhangayika, kandi ntuzigere urwanya guhangayika cyangwa urwanya ubwoba, kuko ni kamere muntu, niko turemye, tugomba kugira ubwoba. Ariko ntuzigere ubyitiranya nawe, ntuzigere wibeshya yuko uri umunyabwoba cyangwa se ngo wiyitiranye n'ibyo bitekerezo ufite muri icyo gihe. Oya, utandukanye nabyo kandi biraza bikagenda. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima, kugira ngo uzabashe kubaho wishimye, kugira ngo uzabashe kubaho umeze neza, ni uko utayoborwa n'ubwoba, ahubwo ugahora uzi yuko wowe utandukanye na bwa bwoba, utandukanye no guhangayika. Nta mpamvu n'imwe yo guhangayika. Ubuzima ni butoya, ntuzigere uhangayika. Ubuzima ni butoya, ntuzigere uyoborwa n'ubwoba, kuko nuyoborwa n'ubwoba bizatuma hari byinshi udakora. Kandi ntibivuze ngo wenda nimwe turi kuvuga ngo kwirinda ubwoba, ntabwo bivuze ngo ugende gukora ibintu bibi wenda ngo ntabwo ugira ubwoba. Oya, kuko uba ugomba no kugira amakenga ugakora ikintu cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo aba bahanga ba kera ibintu banditse bavuga yuko ubundi ikintu cy'ingenzi, bavuga yuko ukwiriye gukora ikintu cyiza, ugakora ibintu bya nyabyo bikwiriye gukorwa. Mu gihe cyose uzumva yuko ibi bintu atari ibya nyabyo bikwiriye gukorwa, ibyo bintu bireke, kubera yuko bizaba biri kugukururira muri safaringi, cyangwa se biri kugukururira mu mubabaro w'ubu buzima. Wibuke gukora subscribe aho hasi na like, kugira ngo tujye dukomeza turebera hamwe n'ibi bintu by'ubwenge byagiye bisigwa n'aba banyabwenge ba kera. Wibuke gukora subscribe kandi usharinge ino video kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo ikomeze kubafasha. Ciao ciao.